Yes, amakuru ku ifungwa ry'insengero akomeje kuza ari menshi cyane kuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko mu igenzura ry'insengero rimaze iminsi rikorwa hari inyubako 336 zisengerwamo basanze bitewe n'aho ziri cyangwa uko zimeze zitakomeza gukorerwamo ibikorwa by'amasengesho zikaba zigomba gukurwaho cyangwa se gusenwa. Igenzura ry'insengero mu gihugu cyose ryageze ku nzu zisengerwamo 14,094 zikoreshwa n'amadini ndetse n'amatorero atandukanye, risiga izirenga 9,000 zifunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Claude Musabyimana ubwo yari mu kiganiro Imboni cya RBA yatangaje ko hari insengero zigera kuri 600 basanze zitagomba gufungurwa, harimo n'izigomba gusenwa kuko zubatswe ahashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Minisitiri ati harimo inzu zifite ibibazo bikomeye, harimo 336 tumaze kubona ko ubwazo ntabwo wazikoreramo, ahantu ziri zikwiye kuhava kandi na ba nyirazo barabizi rwose, ntabwo ari ibintu dukora mu buryo buhishe, na ba nyirazo murabivugana akakubwira ati nanjye rwose iyi nzu ndumva umuti ari uko nayireka, ari uko nayikuraho nkategereza igihe nzakorera umushinga wo kubaka inzu nzima nahurizamo abantu. Minisitiri yahamije ko mu gihe urusengero rwubatswe ahantu abantu badashobora gutura, ati ntabwo wambwira ngo ejo urongera uyivugurure wongere uhakorere, ati ntabwo bishoboka. Minisitiri Musabyimana yagaragaje ko hari insengero zitazafungurwa kuko basanze ari iz'amadini yanditse, ariko ba nyirayo bagendana ibyangombwa byayo mu mufuka, bagakodesha inzu yari isanzwe ikoreshwa mu kwakira inama, iduka n'ibindi bikorwa, bityo bigahindurwa insengero, bazahava zigakoreshwa ibindi. Ati ntabwo wavuga ngo mfite itorero ridafite ahantu rikorera, ibyangombwa mbigendana mu mufuka nkaza ngakodesha inzu ikorerwamo ibindi bintu. Minisitiri Musabyimana yasobanuye ko gufunga insengero bitavuze gufunga idini, kuko rishobora kuba ari rimwe rifite inzu zisengerwamo nyinshi, bityo hashobora gufungwa imwe izindi zikomeje gukora. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruherutse gutangaza ko mu Kuboza 2023 rwahuye n'abahagarariye imiryango itari iya leta ishingiye ku myemerere kuva ku rwego rw'akarere, rubibutsa ko itegeko ryatangaga uburenganzira ryabahaga igihe cyo gukora ku nzego zo gukora ku bari badafite impamyabumenyi zisabwa ryarangiye muri Nzeri 2023. Iryo tegeko ryateganyaga ko bashobora kuzuza ibindi, ariko byagera ku by'impamyabumenyi ritanga imyaka 5 kuko bari bakeneye umwanya wo kwiga n'ibindi, kandi yarangiye muri Nzeri umwaka w'2023. Muri Gicurasi 2024 kandi ngo RGB yandikiye abayobozi b'amadini bose ibasaba impapuro zerekana aho amashami yayo ari, amakuru ku bayobora n'urwego rw'amashuri bafite, ariko bose ngo ntibashobora kubitanga. Muri operasiyo yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa kandi yasize ubutayu bugera ku 110 bufunzwe burundu. Minisitiri Musabyimana yavuze ko mu gihe cyo kugenzura insengero hari n'ahandi hantu harenga 110 basanze abaturage basengera mu misozi, mu buvumo, ku masumo y'amazi, mu myobo n'ahandi, ndetse bamwe bakahakubitirwa n'inkuba. Ati murabizi ko hari abanyarwanda benshi wabonaga basengera ahantu henshi mu misozi, ahantu hari amasumo y'amazi, mu buvumo hari ibitare, ari byo
twitaga ubutayu. Ni byinshi bidafite n'ikintu na kimwe cy'umutekano kihabera, ukumva ngo inkuba yakubise abantu batanu yabakubitiye mu biti, wajya kureba ugasanga ni abantu bari bagiye gusengera yo, ari ahantu hateye ikibazo. Minisitiri ati twumvikanye ko aho hantu tuhafunga kubera ko aho hantu nta mpamvu y'uko abantu bajya kuhakorera ibikorwa by'amasengesho, ati kuko nta kintu gishobora kurinda abantu aho ngaho baba bari, nta mazu ahari, ni ahantu abantu bahurira ni mu myobo. Ibyavuye mu ibarura rusange ryo mu mwaka w'ibihumbi 2023 byagaragaje ko nibura abanyarwanda 390,000 batagira idini. Abakristo gatolika barenga miliyoni 5, bingana na 40% by'abaturarwanda bose. ADEPR ifite 21%, abaprotestanti bakagira 15%, abadivantiste ni 12%, abayisilamu ni 2%, naho abakiri mu myemerere gakondo bari munsi ya 1%. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwagaragaje ko hari insengero 55 ziri hirya no hino mu turere dutandukanye tuyigize zigomba guhita zisenwa kubera ko zitujuje ibisabwa. Ni urutonde rugaragaraho insengero 55 zo mu turere dutanu tw'intara y'Amajyaruguru, ndetse rukaba ruriho insengero zo mu madini anyuranye, nubwo inyinshi ari iz'itorero rya ADEPR. Insengero z'itorero ADEPR ziri muri zo zigomba gusenwa zigera kuri 17. Anglikani ifitemo insengero 7, abadivantiste b'umunsi wa karindwi bakagiramo insengero 6, Kiliziya Gatolika ifitemo 2, itorero rya Methodiste Libre rifitemo insengero 6 n'andi madini anyuranye. Nko mu karere ka Burera bigaragara ko insengero zigomba gusenwa ari 8. Rulindo habaruwe insengero 39 zigomba gusenwa. Muri Gicumbi ni insengero 3, mu gihe Musanze ari insengero 5. Mu bugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru bwasize insengero 253 zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa, ari nabwo nyuma hagaragajwe urutonde rw'izigomba gusenwa burundu. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe zishobora gutuma izo nsengero zisenwa harimo kuba urusengero ruri mu baturage, kuba inyubako yubatswe itujuje ubuziranenge, kuba inyubako y'urusengero ishaje, kuba nta muhanda ugeraho ruri, kuba urusengero rudafite ubwiherero, kuba ruri mu manegeka ndetse n'ibindi. Bamwe mu bahagarariye insengero zigomba gusenwa bagaragaje ko cyangwa se bagaragaje ko bamaze kubimenyeshwa, nubwo basanga igisubizo bitari uko basenyera burundu. Umuyobozi w'itorero Horeb Holy Church mu karere ka Gicumbi, Mukamwiza Costaze, yavuze ko ubuyobozi butari bukwiye kubasenyera kuko ibyo bari basabwe bari batangiye kubyubahiriza. Ati njyewe nari ndwujuje vuba kiriya gihe cya mbere cyo gufunga insengero, ibyo nasabwaga nari nabikoze. Ati ejo bundi banyandikiye ibaruwa bambwira ko rufunzwe, banambwira ibyo ngomba gukora. Yongeyeho ati bambwiye ko nshaka ikigega cy'amazi, gutera ubusitani n'ibindi. Nanjye numvaga rwose ndi gushaka abaterankunga ngo twubake urusengero rwiza. Nyuma nibwo bambwiye ngo ni mu manegeka kandi ahantu rwubatse hafi aho hatuye abaturage. Yagaragaje ko kuri we yumva hatasenwa kubera ko hari abantu bahabohokeye imitima, kandi aho rwubatse hashobora kuba hanakorerwa ibindi bikorwa. Ati ndatuje ntegereje icyo Imana izakora. Njyewe numvaga batarusenya cyane ko twari turwujuje vuba. Mu cyifuzo cye yumvaga hatasenwa ngo kuko basanze imbaraga zubaka zirimo n'amafaranga. Ntabwo nibaza ko ayo maboko yateshwa agaciro.
Ubuyobozi bwagaragaje ko urwo rusengero rufite inyubako y'urusengero ntoya ikaba itanujuje ubuziranenge. Yubatse ahantu mu manegeka kandi yegeranye n'ingo ndetse ntigira n'uburyo bwo gukumira urusaku. Uhagarariye urusengero rwa AEBR Impano rwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi yitwa Ntamagezo Leonard yemeje ko koko babwiye ko bazasenyerwa. Ati gusenyerwa byo nibyo kuko niko babivuze. Ati buriya urusengero rwacu rwari urw'ibiti, none navuguruza ubuyobozi gute niba bwarabyemeje? Nk'ibyo baturega tutujuje twumva twabikora. Navuganye n'abayobozi banjye bambwira ko bazampa igisubizo cya nyuma niba twakubakisha amatafari kandi yo yazanwe n'igihe gito twaba turangije kubaka. Twahirwa Faustin uhagarariye urusengero rwa ADEPR Mahoko rwo mu karere ka Rulindo narwo rugomba gusenwa ngo kuko rwegereye umugezi wa Yanze, yagaragaje ko byinshi bari basabwe bagerageje kubyubahiriza uretse icyo kuvuga ko begereye umugezi. Ati nta kintu kindi batubwiye kuko ibyo twari twasabwe twagerageje kubyubahiriza. Baza kuvuga ko ikibazo ari uko urwo rusengero ruri mu ntambwe 19 uvuye ku mugezi. Ati rero nta kindi batubwiye ariko twaje kubona bashyizeho ko rugomba gusenwa. Yagaragaje ko mu gihe urwo rusengero rwaba rusenwe ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR aribwo bwagena uko abarusengeragamo bazajya basenga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yatangaje ko ubugenzuzi bwakozwe ku nzu zisengerwamo, ni ukuvuga insengero, imisigiti na kiliziya, bwasize hafunzwe inzu zo gusengeramo 9,880. Yabigarutseho mu kiganiro ni urubuga rw'itangazamakuru kuri iki cyumweru tariki ya 1 Nzeri 2024. Minisitiri Musabyimana yagaragaje ko ubugenzuzi bwakozwe biturutse ku bwiyongere bukabije bw'amadini n'imiryango ishingiye ku myemerere byatumye ahantu hasengerwa usanga ahenshi hatujuje ibisabwa. Yagaragaje ko mu bugenzuzi bwakozwe byagaragaye ko mu Rwanda hari amadini, amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere igera kuri 563 irimo amadini 345 atandukanye. Yashimangiye ko ubwiyongere bwayo ntacyo bwari butwaye, ariko ko amenshi yari yarimakaje inyigisho ziyobya ndetse andi agakorera ahantu hatujuje ibisabwa. Ati hari inyigisho zivuyeyo ziteye ibibazo. Ati hari inyigisho zivuyeyo ziteye ibibazo. Ubuhanuzi butera ubwoba abaturage, kubashishikariza kwigomeka kuri gahunda za leta, kubiba amacakubiri n'ibindi. Hari ikindi twagiye tubona kubera kwiyongera cyane kw'amadini byatumye hafungwa ahantu ho gusengerwamo hatujuje ibisabwa byatuma aho hantu hakira abantu. Muri ubwo bugenzuzi byagaragaye ko hari ahandi hantu hasengerwaga hatari mu nsengero hagera ku 110 hahise hafungwa cyane ko hashoboraga gushyira ubuzima bw'abahaganaga mu kaga. Ubwo bugenzuzi kandi bwakozwe bwatumye insengero zisengerwamo zitari zujuje ibisabwa zifungwa, aho kuri ubu 29.89% by'insengero zose zasuzumwe arizo gusa ziri gukora. Minisitiri ati twagenzuye insengero cyangwa inzu zisengerwamo 14,093 mu gihugu hose. Ayo mazu nayo 9,880 twasanze atujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo asengerwemo. Ati ni ukuvuga 70.1%
twumvikanye ko baba bahagaze bagashaka ibisabwa hanyuma bazamara kubyuzuza hakarebwa niba abantu bashobora kuyasengeramo. Yemeje ko muri izo nzu zasengerwagamo harimo izo byagaragaye ko byaba byiza zisenwe zirenga 300 n'izindi byagaragaye ko ziri ahatagomba gusengerwa. Ati nk'urugero usanga hari ahantu hari icyumba cyo gukoreramo ubukwe, akabari cyangwa ahabera ibindi bikorwa runaka by'imyidagaduro, ariko ugasanga ku cyumweru hari umuvugabutumwa uhakodesha agahamagara abakristu bakaza kuhasengera, basoza agafunga ubwo ubutaka akazajya ahandi, ubwo ubutaha akazajya ahandi. Yavuze ko hari ubwo usanga amadini nk'atatu cyangwa 4 atandukanye ashobora kuba akorera mu nyubako imwe, bakajya ibihe byo gusenga, ndetse hari n'andi agomba kuvanwaho kuko byagaragaye neza ko ari mu manegeka. Minisitiri Musabyimana kandi yavuze ko uretse inzu zisengerwamo zafunzwe, ariko hari imiryango n'amadini yambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda agera kuri 47. Ibyo byashingiwe ku kuba bamwe batari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu Rwanda, abari babufite ariko bigisha inyigisho zihabanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda n'ibindi bijyanye no kubiba amacakubiri. Naho Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yatangaje ko Imana idashobora guha umuntu ibintu byose we ntacyo yakoze. Anenga amadini yigisha anatanga inyigisho zigamije kugira abantu abanebwe. Ati Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 16 umurongo 24 havuga ko kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye, nimusabe muzahabwa maze ibyishimo byanyu bisendere. Inyigisho za benshi mu bavugabutumwa zereka abayoboke b'amadini bayo ko bakwiye guhora imbere y'Imana bayisaba kuko ariyo itanga, ndetse bamwe bakanasabwa kugira icyo batanga ngo Imana ibone kubaha icyo bifuza. Minisitiri Dr Bizimana ubwo yari mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru kuri uyu wa mbere Nzeri 2024 yagaragaje ko imyemerere n'umuco w'igihugu byuzuzanya, ariko indangagaciro z'umuco w'igihugu zikabanza. Ati amadini afasha abantu kubaha zimwe mu ndangagaciro, kubaha icyerekezo, kumva ko Imana ibayobora ibafasha, ariko mu ndangagaciro zo kuzuzanya. Nta kumva yuko Imana izaguha byose wowe utayifashije ntacyo ukoze. Umunyarwanda yaricaye avuga ko burya Imana ifasha uwifashije, ntabwo ugomba kwicara ngo uyisenge udakora. Ati urumva indangagaciro yo gukunda umurimo, yo kwitanga, yo gushaka kwizamura no kwiteza imbere bivuye mu murimo, mu mbaraga zawe, mu bushake bwawe, mu bwenge bwawe, ati ni ngombwa. Minisitiri Dr Bizimana ati ikibazo kiba iyo umuntu yashatse kumvisha abandi ko wicara Imana ikaguha ntacyo ukoze, ukajya gusenga bakakumvisha ko ushobora no kujya mu butayu, ntunwe nturye, ko Imana izaguha ntacyo ukoze. Ati ibyo si byo. Yagaragaje ko mu muco ariho hava imbaraga zituma n'abajya gusenga babigeraho, kuko bagomba kubanza kugira ubuzima bwiza. Ati ubu dufite amadini amwe abuza abantu gutanga amaraso. Umuntu warwaye bati ntukakire amaraso y'undi, Umwuka Wera azayaguha. Ati ibyo ntabwo ari byo. Umuntu avurwa n'imiti, avurwa n'abaganga babizi, bakamenya indwara yawe, bakayisuzuma, bagashaka umuti bijyanye. Ati ntabwo rero Imana washobora kwicara gusa ngo iraguha gusa, iraguha ntimugura, kandi yuzuzanya n'abantu.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana we yagaragaje ko mbere y'igenzura ryakozwe ku madini n'insengero hari kugaragara ubwiyongere budasanzwe bw'amadini, harimo n'afite inyigisho zikangurira abantu kutubahiriza gahunda za leta. Ati inyigisho zigenda ziza ziturukayo nazo ziteye impungenge, rimwe na rimwe ziteye n'ikibazo. Ati ubuhanuzi butera ubwoba buvuye mu madini n'amatorero, amakuru yo kwigomeka kuri gahunda za leta bakubwira ko arizo nyigisho abantu bafite. Ati ukabona haragenda havuka n'utumanyu tw'amadini n'amatorero twinshi, aho umuntu ashwana n'undi mu itorero, aho kugira ngo bashake uburyo bakemura ibibazo, buri wese akihutira guhita ashingira ku cyo batumvikanyeho, ahubwo agashinga iryo torero. Yavuze ko amadini mu Rwanda yari amaze kugera kuri 345, icyakora habarirwamo n'imiryango iyashamikiyeho bikagera kuri 563. Insengero zagenzuwe mu Rwanda zirenga 14,000, naho izirenga 9,800 zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa, mu gihe 336 muri zo zikaba zigomba gusenywa burundu. Ku itariki 22 Kanama 2024 ho hahagaritswe amatorero n'amadini 43 kubera kutuzuza ibisabwa.